dusoje ukwezi kwa 10 tutangiye ukwa 11. I Burundi harimo abanyepolitiki bagiye gupfa n'aba bakurikira. Nukuvuga ngo aba banyepolitiki bagiye gupfa muri uku kwezi turimo. Twagutanguye nyine ndetse nifuriza abariye, abapatana, abantu bafinansa, abantu bakunda Imbabazi TV3, turabatangiriza rwose ukwezi kumugisha uze gutegera amatwi buno butumwa. Nagira ngo nanone ntangaze yenda narabandanyaho nkubwire ibyibonekeje muri uku kwezi duherereje inyuma kwa 10. Nkubwire nibigiye kuba muri uku kwezi tugiye gutangura. Nagira ngo nkumenyeshe ko Samia Suluhu Hassan muri Tanzania biriya bintu nari narabihanuye, niba hari abantu badukurikira tukaba tumaranye ukwezi, amezi 2, amezi 3. Buriya butumwa ibi bintu biri kuba muri Tanzania, ejo bundi nashyizeho akantu kabereka ko nanjye mba mbari rwose nk'umuntu wanyu. Ntabwo Samia usa n'Imana imushyigikiye. Uyu muperezida ntabwo Imana imushyigikiye. Buriya bene gihugu niba Imana ishyigikiye. Nabyo ndabigarukaho. No mu Bugande niho hantu nanone hagiye kwibonekeza akajagari, ariko naho narahavuze. No muri Kenya muzi ko ibihavuye Imana yari yabinyujijemo. Muze gusubira inyuma mu mavideo twagiye dutangaza, uzabona naragishyiraho idarapo rya Kenya, ry'u Bugande, Tanzania, u Rwanda, u Burundi, Kongo. Ariko sibyo bituzinduye, ariko ibyo byose hano turabiyaga mu izina ry'Umunyanazareti, kandi Uwiteka adutangurire anatuyobore aze no kudusoreza kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Imana yavuze ko ingabo zizava muri Kongo z'u Burundi zikagaruka zicitse, zihunze, zitashye. Buno hari batayo yatashye bayihanisha kuzenguruka igihugu cyose n'amaguru. Icyo kimenyetso mwarakibonye. Hari ikindi kibonekeje ari nacyo ejo twagarutseho, ni kudeta yarase. Ariko yarase mu buryo bw'ikimenyetso. Ntabwo yarase ko Uwiteka ananiwe, ntiyarase ko Uwiteka atsinzwe, cyangwa se ananiwe kujya mu mutwe wa Neva ngo Imana imubwire ngo genda ndajyana nawe nk'uko yabwiye Ahabu, nirangiza namara kugenda ihita ikinga. Oya, nuko cyari ikimenyetso. Ariko hano ni kubwira abantu bemera ubuhanuzi, bemera ko Imana ivuga, bemera ko Imana ikora, bemera ko Imana iriho, ndetse ko ishobora bingahe byose. Mu ijambo rimwe rero n'irindi, mu buryo butomoye kandi busobanutse. Iyo kudeta ejo yararase kandi yarapfubye, ariko yapfubye mu buryo bw'ikimenyetso. Ariko ntabwo umugambi wahagaze. Nta nubwo Imana nta nubwo Imana yigeze ihagarika ibyo yagombaga gukora, cyangwa se ngo igira uko ariko kose yavuga ngo ibi ngibi ngo oya. Intego, umugambi, umurongo ni wa wundi, hatabuzemo n'ikintu na kimwe. Izina rya Data rihabwe icyubahiro. Haleluya. Rero ikindi kibonekeje, Imana yababwiye Nyamugigima murayibona, ikirere gisa n'amaraso murakibona, inyenyeri zizenguruka igihugu cyanyu murazibona n'amaso yanyu. Donc hari ibintu byagiye byibonekeza, bimwe nabashije kubona, ibyo ntabonye, ibyo mwabonye, ibyo mutabonye. Ariko icyo nzi cyo, Imana iri mu kazi, Yesu ari mu kazi. Ibyo bintu ndi kukubwira nta kinyoma kirimo, ni ibintu biri public. Cyakora itangazamakuru ribivuga, twebwe twabihanuye. Niyo mpamvu wabonye ari n'ibinyamakuru bimwe na bimwe bisura Imbabazi TV3 bakanariza ibyo bakuya. Nuko baba bazi neza ko nta kinyoma nyine gihari. Imana harimo umuntu nyine ukureba akavuga ati ibyo ari byo byose, uyu muntu tumaranye amezi 4, 5, iki yarakivuze kirabe, cyarakivuga kirabe, cyarakivuga kirabe. Ese n'uwatanga ruswa ntiyatanga ruswa ngo ngumura abasirikare bato yose nyibwire ngo itahe ize kwishyuza imishahara? Cyo ntigishoboka. Ntabwo ngewe na créer kudeta, oya. Kandi ntabwo amasaka avangwa n'amasakaramentu. Ibyo nabyo mu bitahure. None ubu rero tutangiye ukwezi kwa 10. Mbere na mbere ndagira ngo sabe ku Mbabazi TV3, nta na kimwe kibuze
nta na kimwe kivuyemo. Bibiliya iravuga ngo nk'uko bivuze bamutambagiza umurwa. Rero no muri uku kwezi hari ibintu bigiye kuba, nubwo ntari bidondagure byose uyu munsi, ariko uku kwezi ni injyanamuntu. Sinzi mu Kirundi uko ndi bubikubwire, ni ukwezi nakita injyanamuntu. Ni ukwezi nakita injyanamuntu, kuko harimo ipfu. Harimo ipfu kandi urupfu rurababaza, urupfu rutera harimo ipfu. Harimo iki? Harimo ipfu. Kandi ku banyepolitike bakomeye babandi bavuga bikijyana ba Kibamba, bamwe bacuruje ubutare, bamwe neva badafiteho ijambo, bamwe baba bari imbere cyane aho Imana yije ihera kuri Karutari, uhoraho yaje ahera muri perezidansi. Icyo kikwemeza ko Uwiteka ari we Mana. Uwiteka ni we Mana. Haleluya. Haleluya. Imana iturebera aho, Imana iturebera hamwe tutareba. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Hari abantu bazamutse cyane, ikinyoma kirabazamura. Ikinyoma kirabazamura. Niba mwari mwabona ukuntu hari inkukuma, za nkukuma zitumbagira cyane zikagera hejuru, bariba, barica. Ikinyoma kirabazamura kibageza mu bushorishori. Muri uku kwezi umwe cyangwa babiri, Imana irabamanuye no ku butaka ngo hubu, akuka igakuyemo. Kandi nakubwiraga ko turi kwinjira ikimenyetso cyitwa inkingi y'umuriro, ikimenyetso cyitwa igicu, ikimenyetso cyitwa ukwezi, inyenyeri byayoboye Abisiraheli kugira ngo bagere kuri Yorodani bambuke i Kanani. Mu Burundi ibyo bimenyetso haba hasigaye kimwe cyangwa bibiri. Ubundi hakaba hasigaye ko abantu bakuru bagiye kujabukana abantu muri butora amabuye, abakuru mu miryango ya Isiraheli, mukajabukana ubwoko bw'Imana i Kanani. Noneho rero twe twiteguye ko mudutuka, mukadupinga, mukaturwanya, mukatwanga, mugakora uko mubyumva, mukanyura iyo mugomba, mugashakisha biriya na biriya, mukadusiga icyasha n'ibindi byose tutadondaguye ngaha. Ariko biguma canke byorohe, ndagomba kubona uw'abami. Bavuga canke babihebe, ndagomba kubona uw'abami. Baseke canke babireke, ndagomba kubona uw'abami. Ndagomba kubona uw'abambwe witanze ku musaraba, ndashaka kwambara inkomezi, bandanyura urugendo. Biguma canke byorohe, ndagomba kubona uw'abambwe. Haleluya. Rero narindi kukubwira ko hari n'izindi ngabo zigiye kuza ari nazo za nyuma, izindi zo zizagumayo, izindi zizajya kugaruka ibiba byabaye. Nashaka kukubwira ko buno muri uku kwa 10 umwanitsi yanika amasaka ngo atoranye imbuto. Buno mpamya ko uhereye itariki ya mbere, niba mwari mwabona ukuntu umuntu agira kuno ikibore agishyira hariya, ikizima agishyira hariya, umujonjora imbuto, ubu nibyo ari gukora. Nagira ngo nkubwire ko na Tanzania, ariko ndaje mbandanye, ndagiye ngenda mvuga mu duce twibigiye kwibonekeza kandi bitoroshye. Ibindi byo nejo no munsi, nejo bundi no munsi, koko ubu ni ubutumwa twahawe bwo kwima no kwimurwa. Na Tanzania uriya mutegetsi agiye kuvaho, Samia Suluhu Hassan nawe agiye kuvaho. No mu Bugande nuko nawe ntabwo ari bubandanye. Yoweri Museveni oyaye, ntabwo ari bubandanye inshuti yanjye, ntabwo ari bubandanye. Kandi
uru rugendo rwabaye muri Kenya rukaba ruri muri Tanzania rukajya i Bugande bigasa n'ibidafashe, i Burundi ibi muri kubona muri Tanzania nakana, i Burundi hazaba ibintu Tanzania izabomagurika izasenyagurika, ariko Burundi bw'Imana izabusenya, kandi n'ubu bwarasenyutse ariko hari ukubaka gukomeye cyane. Nzongera nkubake nawe uzaba wubakitse, mukobwa w'i Yerusalemu. Niyo mpamvu buno ndi kukubwira ngo ese warihanye, ese uri kwegera Imana, ese uri kugendana n'ibihe byiza by'umwuka turimo, ese 5 kuri 5 amakuru akugeraho y'ijuru, ese nawe uri umuhanuzi. Hano rero hari ibintu bibasamaza bikabarangaza bakajya bababwira, jewe narababwiye ngo Uwiteka niwe mutangaza makuru wa mbere akaba n'uwanyu mu itangazamakuru ryo muri Afurika, ryo mu Burayi, ryo muri Aziya n'ahandi hose. Niwe muhinga wa mbere akaba n'uwanyu. Ni gute mudatega amatwi iby'ijuru ngo mwumve icyo Imana ivuga? Nibyo kandi wemerewe kubyumva iby'ijuru kumva niya biriye, kuko byose ni ngombwa. Ntabwo rero twebwe BBC, Ijwi rya Amerika n'abandi bafite ibinyamakuru biteye imbere si byo tugenderaho, si nabyo bituyobora. Nta BBC yatangaje abagiye gupfa, Ijwi rya Amerika, ariko njyewe Imana yambwiye ngo bitangaze ko mu Burundi harimo bamwe mu ntwazangabo n'abahoze buno baba minisitiri cyangwa se bafite ibiti bikomeye bari hejuru cyane, abo bagiye kwicara bamwe bakajya gushyingura abandi, nk'uko Adolphe yapfuye mu Kamenge mukajya kumushyingura, nk'uko bya nibikomagura sinzi n'undi wigeze apfa nanone nawe mujya kumushyingura. Aho rero buno tugeze kuri 75%, 75% niko gasigaye, ibintu byose bikaba birarangiye. Hariho n'inzibacyuho nayo ikaba irarangiye, aka 25 niko dushigaje kuvuga, tukakavuga uko tugahawe, uko tukabwiwe, uko tukeretswe, hama ibisigaye umuntu akamenya ibyo agomba kubamo n'ibyo atagomba kubamo. Koko hano hari ibintu tuvuga ukabyumva mu migano, ukabyumva uryamye, ukabyumva urushye, ukabyumva unaniwe. Oyaye, ndakumenyesheje, ndakubariye, ndakubwiye ko ibi ndi kukubwira ni ibigiye kuba, si bizaba, si n'ibyabaye, si n'ibizaza, ni ibigiye kuba. Nje nzi gutandukanya indagihe impitagihe n'igihe, nzi kubitandukanya, nawe kandi ujye ubitandukanya. No mu gusenga mujye mubitandukanya, niba uri gusengera ibizaza, niba uri gusengera ibiri kuba, niba uri gusengera ibyabaye, umenye n'imbere y'Imana ko ibyo bintu uzi kubitandukanya. Mungu asifiwe. Rero mbwire abarundikazi, hano hagiye kwibonekeza iki? Hagiye kwibonekeza iki? Amarira, imiborogo, kuko amaraso agiye guseseka. Ntuvuye amaraso igiye gutemba, duceceke se? Oyaye, kwaho kunigwa n'ijambo uzanigwe n'uburibwi, Imana yacu turayikunda, dufite ibyo duhigana, ngo aho gupfukamira abayari twakemera tugapfa, tukarokora ubugingo ariko umubiri bukagera. Kitari gitoya kandi duherereje iminsi 30 inyuma, turi ku itariki ya mbere. Je nka profete ariko uri muri iki hano, mfitemo ubutumwa bw'u Burundi, mfitemo ubutumwa bwa Tanzania, mfitemo ubutumwa bw'u Bugande, mfitemo ubutumwa bw'u Rwanda. Harimo n'itangazo nza gutanga rireba abapatana, abariye ku Mbabazi TV 3, no kuri naryo turaritambutse. Ariko reka turebe hano, mbanze mbabwire ibintu byasohoye. Nari nababwiye ngo muri uku kwezi dufite ukwezi hazibonekezamo ibimenyetso. Rero nimbigarukaho untahure, ningera n'imbere ndababwira uku kwezi kwa 10 ibintu bigiye kuba, kuko muri uku kwa 10 harimo abazapfa.
harimo abazapfa kandi bakomeye b'abanyepolitiki bagiye gupfa bakajya mu kaburi bagapfa. Ni ukuvuga rero ni ubutumwa yenda buteye ubwoba kuko turi buvugemo iby'urupfu. Mu rupfu nta gutwenga, nta byishimo, ariko nanone iyo ijuru ritegetse biraba kandi ryavuga bigakomera. China ragwana ribarikiwe. Nari nababwiye nti hari ingabo zigiye kuva muri Kongo mu gisoda cy'u Burundi. Izi ngabo zizaza nizimara kuza zigere i Burundi, ariko zizaba zije mu buryo zitashye. Izi ngabo zaraje ntizaje. Izi ngabo zaraje ku babikurikiye cyangwa se ku babyizeye cyangwa se ku babyumvise cyangwa se ku babashije kuba hafi aho ngaho bagakurikirana amakuru 5/5. Izi ngabo zaraje, Prime niyo ngabo, Gaspari Baratuza ndetse n'abandi bantu bayoboye igisirikare cy'u Burundi bategeka ko zizenguruka igihugu cy'u Burundi n'amaguru. Ibi nkubwira ntabwo ari ikinyoma, ngira ngo rwose sinange ubitangaje bwa mbere, ariko impamvu ntabitangaza bwa mbere ni iyi. N'impamvu nk'ubu hari ibintu bizasohoreje ejo jye sinanakicara kuri kamera, mba nanga ibintu muza kwitiranya, ariko narababwiye ngo ntimubonege mubone uwantumye, umwami wacu Yesu Kristo. N'izi ngabo rero, Prime niyo ngabo yazitegetse ngo kuzenguruka u Burundi n'amaguru. Hari umwe wanyandikiye arambwira ngo barangije intara enye bagenda n'amaguru. Intara zingahe? Enye mu ntara 16 zigize iki gihugu cy'u Burundi, zari 18, umengo ntihenze barazigabanyije. None abantu bavuye muri Kongo baje kwishyuza umushahara, bari gutaka ko badahembwa, bafite imiryango nabo bafite kwifasha mu buzima. Ari kuvuga ati isaha ku isaha umuntu yapfa, isaha ku isaha umuntu yahura n'ingorane. Reka natwe, urumva muri Kongo baratelefoni babura ubufasha, muri Kongo barahamagara babura ubufasha, muri Kongo barahendahenda babura ubufasha, babuze bigira inama. Kandi batayo ni nini, batayo birimo abantu 700, 600, ndetse batayo cyangwa ikabirimo n'igihumbi bivana, ariko batayo ntijya munsi ya 600. Aba bantu ni abantu batari bakeya. Muri Kongo bagiye n'amaguru, barashonje, bambaye ubusa, barakubiswe, baraburaye, barabwirirwa. Nagira ngo nkumenyeshe ko bafashe icyemezo cyo kugaruka i Burundi. Nose ubu nabyo ninjye wababwiye ngo ngaho ni mutahe, ninjye wabagiye mu matwi, hama ndababwira ngo ni mutahe, ngo ni mugaruke, ngo urumva, ngo mukunde, ngo musohoze w'Imana yavuze. Oya, narababwiye ngo ingabo zimwe zigiye gutaha z'u Burundi, izindi zizaguma muri Kongo. Ibiba bizaba i Burundi, ingabo zimwe ziri muri Kongo ntizizanaza, zizagumayo. Izindi zizaba ziri Somalia, ntizizaza. Mugabo nubwo mbiva ngo narababwiye, sinjye wababwiye, ahubwo Imana yarababwiye, irababarira, irababurira. Harimo abumva n'abatumva, ababifata mu kuri, ababifata mu mineneko. Ngira ngo rero abari baje bo bituye Sebarundi, bituye ababahagarariye cyangwa Minisiteri y'Ingabo, ntabwo bumvise inzara cyangwa umubabaro cyangwa agahinda bafite ngo bumve. Ni kwa kundi utakira ukaririra uri bukwice. Ubwiriza yaravuze ngo ububasha bwari bufitwe n'ababarenganyaga. Noneho aba nabo rero mu birego batanze, mu byifuzo bashyikirije, mu gusaba kwabo, ahubwo bahabwa ikindi gihano cyo kuzenguruka u Burundi n'amaguru. Ibyo narinzi yuko ari twe tubuzenguruka tubwiriza, cyangwa se abantu bagwaye abadayimoni. Ubu ibirenge bizabyimbira mu nzira, abantu bazababara, bagiye gukuramo ubumuga, bagiye gukuramo stress, imiryango n'ubundi ntibafite. Kandi ntugire ngo niba nakirangiza kukizenguruka bazabasubiza mu kazi cyangwa babahembe. Ahubwo bazacengezwa, babakubita intahe mu gahanga, babahimbira ibyaha. Mugabo kandi bataranabahembye, ubona ko niyo babaha umushahara bari no kugumayo kuko nta yandi mahitamo. Mugabo byaranze, biragorana. Hano rero icyo ni ikibonekeje. Ibyo birabaha rero kureba kure, mubone ko iby'Imana yababwiye nta kinyoma kirimo, no kubikora irabikora kandi vuba. Ikindi nari nababwiye ngo ku kwezi tube maso, by'umwihariko tugeze mu cyumweru cya nyuma, kuko nabonaga ko inda ari imvuka. Ndababwira ngo iki cyumweru mu kibere maso, kuko nabonaga ko bishobora kubomoka bikabaseriye.
ariko ahandi koko Imana yari yambwiye ngo ibimenyetso bya nyuma bizaba mu kwezi kw'icumi. Ngira ngo nari nabitangaje ahahise, nicyo kibonekeje kiranigaragaza, bizanana kuri nakita kuri iyi ndwi ya nyuma, aho mu Burundi kudeta yapfubye. Ntabwo kudeta yapfubye kubera ko abasoda bananiwe cyangwa neva byabaye ibindi bindi, nuko cyari ikimenyetso. Imana yari yavuze ngo ndabaha ikimenyetso, simusiga kiri seriye, simusiga cya kindi cya nyuma, kimwe nyine kikubwira ngo ni Imana, kuko Imana yaravuga ngo muri uku kwezi nzabaha ibimenyetso bikuriye ibindi. Noneho rero habaho ko kudeta ipfu, abayiteguye ni abasoda, n'abari kuyikora ni abasoda, nta basivili barimo. Hano harimo n'abantu bakumva ngo harimo ngo oyaye, ni abasoda kandi rwose mu mbaraga z'abahutu. Ntagire n'uvuga ngo abatutsi baza guhona, ngo baza guhuramo n'ibibazo. Oya, abatutsi bari babifitemo nka 2%, abandi ni ba nyirabyo, ni bene byo rwose. None ubwo butumwa njye nabutangaje, itangazamakuru ryo ribivuze, twe twarabirangije kubivuga. Aba bose babivuze, twe twarabisoje kubivuga. Kandi babikubariye, twe twarabibabariye. Kandi babivuze, twe twarabivuze. Bifuza iki? Bisobanuye iki? Gusenga ni ukuganira n'Imana, gusenga ni ukuyaga n'Imana. Iyo umuntu asenga avugana n'Imana. Niba ngiye rero ufite gusenga muri jyewe, niba ufite gukiranuka muri jyewe, niba ufite gushaka muri jyewe, ubwo ni ubuntu ngiriwe n'umukama, ni ubuntu ngiriwe na Yesu. Mungu asifiwe. Ibi rero bivuze, bisobanuye ko ibimenyetso mwari mutegereje, tugeze igihe Imana ivuze ngo si ibimenyetso ntimwabibonye. Nyamugigima yaraje, inyenyeri zirakora isheni mu kirere ziragenda, izuba ry'amaraso riraka, ikirere gitura umutuku, ndetse n'ibindi bimenyetso nge ntabashije kuvuga, kuko rigasige werekwa ibigenye. Hari n'abandi Barundi benshi bafite amakuru no kundusha, cyangwa se munsi yanjye, cyangwa se bafite n'ayo afite, ariko icyo nzi cyo ibyo bintu byose biracura ikintu kimwe cyo kubaha perezida, bicura ikindi kintu kimwe cyo kubakuriraho uyu muperezida uriho. Rero Imana iyo babwiye ngo hari ikimenyetso muri bubone cyitwa inkingi y'umuriro, hari ikimenyetso muri bubone cyitwa igicu, hari ikimenyetso muri bubone cyitwa inyenyeri, ibyo bimenyetso byose, iyo ibyo bimenyetso bitatu, nta kindi kimenyetso kindi kizabayobora kubageza i Kanani. Iyo birangiye hahita haboneka uwitwa Yesuwa, hama abagomba kujabuka Kanani bakabashyira ku mugezi, mugatoranyamo amabuye muri butware ku ntugu zanyu, mukajabuka hehe? Kanani. Ibi nibyo bibaye rero, ni nabyo biri kuba, nuko imbere yanyu haje ikimenyetso kimwe, haza icya kabiri, haza icya gatatu, haza icya kane. Nkamenya ko ibyo bintu byose ni ibigaragaza umurongo w'ivugabutumwa twe turimo hano. Narababwiye rero ngo ku Mbabazi TV gatatu mu busanzwe nje nkunda ubugingo bwanjye kuruta ibindi bintu ibyo ari byo byose. Haleluya. Ngwafitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Hano hari kamera y'Uwiteka iri kugenda aho igisoda kiraye, aho neva yiriwe. Hari doroni, kamera record ziba ziri kugenda muri aya ma update y'ijuru tuba dutangaza, cyangwa muri aya makuru y'ijuru, kugira ngo hatabaho kwibeshya cyangwa guhubuka uko ariko kose. Mungu asifiwe. None ubu murambaza iki? Ubu muri buvuga iki? Harimo abari batanye ngo igihe wahereye uhanura, ngo igihe wahereye uvuga, wese ngo hasohoye iki?
buriya Imana ntiharirizwa, ntigishwa impaka. Njye ndubisohoza, nari kubisohoza ujya munsi wa mbere, ari njye ubikora mba narabikoze, ariko tugira mu rutonde. Kubera iki Imana yambwiye ngo nimpanure ibimenyetso, ariko mbe ndetse guhanura finale. Kubera iki Uwiteka ababwiye ukwezi, kandi buri kwezi icyo avuzemo kikajya kigaragara. Kubera iki Uwiteka avuze ngo mu kwa 10 na kangahe hazaba Nyamugigima, muri uku kwezi kudeta ikarata, mukunda abasirikare bazataha bagataha. None se ibi bintu byose ubwo nagiye no mu mbaraga z'isi tutaramenya ziteza imitingito cya Nyamugigima, naho ndagambana, mfiteyo maneko. Hari kamera y'Imana ibigenda aho hantu hose twaba twicaye aha. Ibi mbivuga ndi mu rusengero, ntabwo mbitangaza. Ndi ku rubaraza rw'inzu yanjye, ndi ku rubaraza rw'inzu yawe, ntabwo mbitangaza ndi kwa naka. Iyo ntabitangarije, mbitangariza mu butayu. Ubutumwa rero nubwo kwizerwa, nubwo mwubaha Kristo, nubwo gutinya no guhinda ukajugumira, ugahinda umushyitsi ukajugumira utinya Imana. Kuko ibyo yavuze no kubikora igiye kubikora. Igiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Dufite amakuru. Dufite amakuru. Dufite amakuru. Uwiteka dutabare. Reka ducishemo iri tangazo, unyemerere uyumve numara. Hano rero ndagaruka nanone, ni itangazo ngiye gutangazamo hano. Turifuza ku Mbabazi TV 3 turashimira abantu bakurikira ijambo ry'Imana. Iminsi tumaranye, sariyuti, kude chapeau, amen, ndagushimiye. Ariko dufite uburyo abantu batwandikira ari benshi. Mbwiriza, sengera. Kandi ni byiza, ibyo yifuje n'ibyo asaba ni serivisi nziza. Wafashije uyu munsi ukanganiriza ijambo ry'Imana. Abantu baranyotewe ko mbigisha ko mbabwiriza. Reka ngusabe rwose, ndagukomeye amashyi cyangwa aciye bugufi nk'umuvandimwe wanjye muri Kristo Yesu, duhuje ukwizera, dusangiye ukwizera, duhuje ukwemera. Shyigikira, twifuje ko dushobora kugura mashine nyabwonko, laptop, mashine nziza, tukaba twafata n'utumikoro twiza ku rututu. None umuntu agakora studio, yenda nubwo yabahaye cyangwa sinaciriritse, ariko turifuza ko abo bantu bose ijambo ry'Imana ryabageraho kuri video conference cyangwa se Zoom, kuri Zoom tukabasha kubwiriza abantu mu mahanga yose. Udushyigikire rero mu ivugabutumwa, uduha inkunga yawe mu buryo bwiza bwose bw'amafaranga. Turifuza kugura ibyo bikoresho, ariko ubu butumwa n'ubwumva ukabona hari ubushobozi, ukabona hari inkunga waduha. Kuko buno ntabwo ku munsi wasengera abantu 30 cyangwa 15 nabo wasengera. Ubu iki kibwiriza ndangije umbwiye ngo nundi nkimukorere, nundi nkimukorere, na partage iki. None rero mbinginge udutere inkunga rwose. Nicyo nifuzaga kubamenyesha no kubasaba, duhurize hamwe amaboko n'imbaraga, dukora icyo nakita vandalizing, ubwitange, duhuza amaboko, tubashe kugeza abantu ubutumwa bwiza. Kuko imirimo y'abera izibukwa. Kandi mpamya ko sipfa kuvuga, sipfa no gutangaza, ariko singusabye yenda ungurira inzu, imodoka, imyambaro. Nzanabwiriza nambaye ishati imwe, nzanaza rwose nanakoreshe na telefone. Mugabo nibibi bishoboka, ntabwo umutwaro ntakikorera sinawugukorera. Icyo ntakifuriza sinakikwifuriza. Mugabo ndagusabye, nibigukundira nibikorohera, udushyigikire muri icyo gikorwa, tubashe kwamamaza ubutumwa bwiza. Reka rero unyemerere tubandanye message data yaduhaye, ubundi umukama aguhezagire cyane mu izina ry'Umunyanazareti. Amena, amena, amena. Kudutahuye kandi ukatwumva neza, Imana iguhe umugisha. Tubandanye mu izina ry'Umunyanazareti. Kundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro. Tuzanezerwa cyane mu ijuru,
tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Utugirira ubuntu Mana ihoraho mu rugendo rwacu dufite, utwoherereze umugisha mukiza, tubashe kukumenya Mana. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, amarira azaba mu ijuru. Sishaka gukorera abami babiri, niko gukunda isi n'ijuru. Hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi, bakaburutisha ubw'ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mu mva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva, hanyuma yagiye mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, amarira azaba mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, amarira azaba mu ijuru. No mu gihe tugendera muri iyi si, tuyibonamo ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose, kuko ari ko Imana ibishaka. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'umwami Yesu, tuzaririmbana na Data, tuzayoborwa n'Umwuka wera, n'amarira azaba mu ijuru. Thank you. Katurebe ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaromani igice cy'ikenda, urahera ku murongo wa 14 ubandanye ugeze 19 nanone, ariko jye sindi buhasome hose, ariko n'Abaroma ni mu nzandiko Pawulo yandikira Abaromani. Indanga y'amagambo iravuga ngo Pawulo aterwa agahinda no kutizera kw'Abisiraheli. Noneho umurongo wa 14, nuko tuvuga iki? Imana irakiranirwa ntibikabeho. 15, kuko yabwiye Mose iti, nzababarira uwo nzababarira, kandi nzagirira impuhwe uwo nzazigirira impuhwe. 16, nicyo gituma bitaba ku bushake bw'umuntu cyangwa ku mwete abigirira, ahubwo biva ku Mana ibabarira ibyaha. Ibyanditswe byabwiye Farawo biti, icyatumye nkwimika ni ukugira ngo nkwerekanireho imbaraga zanjye, kandi ngo izina ryanjye ryamamazwe hose mu isi yose. 18, kuko ibabarira uwo ishaka kandi inangira umutima uwo ishaka. 19, none wambaza uti
none se ni iki gituma ikomeza kugaya umuntu? Ngira ngo rero ni iryo jambo tugiye kuyaga uyu munsi. Nashimye gusoma. Ego, haleluya. Ubu ni ubutumwa bwiza Pawulo yanditse, abwandikira Roma. Ubu ni Ubutaliyani. Arangije kubagenera buno butumwa bwiza, habaho impaka, habaho kutizera, habaho gusigana. Bino bintu bishatse kuvuga iki rero? Bishatse ko Imana itanga ijuru ariko itanga n'umuriro. Bishatse ko Imana itanga umugisha ariko itanga n'umuvumo. Bishatse kuvuga ko Imana yica kandi inakiza. Bishatse kuvuga ko Imana ni umucamanza mwiza ariko ni n'umucamanza mubi. Niyo mpamvu abahinga bavuga ngo ni Alpha ni Omega. Nuza kwitegereza rero baza gusanga Imana yahagaze ku muntu witwa Isaka, imuhindura umwana w'isezerano muri Isiraheli. Twese tumwamukaho, abizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bakizera Data. Turi kuri kote ya Isaka. Noneho ariko haboneka n'undi witwa Ishimayeli kwa Hagayi. Kubera iki rero yanze Hagayi na Ishimayeli igakunda Sara na Isaka na Aburahamu? Ofete ngo byaturutse kugomba kwayo, bituma Gahina akinishwa iriya Orere, bituma Abeli nawe akinishwa iriya. Ibyo byaturutse gushaka kw'Imana. Umwabyarira Yerusalemu yo mu isi ari we Hagayi, ubyara Ishimayeli. Undi abyarira Yerusalemu yo mu ijuru, mama wa twese, ari we Sara wabyaye Isaka. Ngo ni abagore babiri, byose ni nk'umugani. Nabyo ni ijambo Pawulo yakunze kwigisha cyane. Uyu munsi wa none bivuze iki? Bisobanuye iki wowe udukurikiye kuri TV Imbabazi TV gatatu? Tunagushimira guparataja cyangwa se uburyo ubana natwe mu iteraniro. Umwami aguha umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hano bivuze iki? Bisobanuye iki? Ku muntu wizera no ku muntu ureba kure, abona ko ubuntu twebwe turi gushima, ubu buntu nge ndi gushima, nubwo Imana yangiriye ariko iranabintahuza. Nzababarira uwo nzababarira, ngirire impuhwe uwo nzazigirira. Kandi ibyo ntibiva mu gushaka k'umuntu, yewe ntibiva no mu ishyaka cyangwa umuhate we wabigizemo. Ni ijambo yabwiye Mose ngo iby'ishyaka, iby'abantu bakora cyane, iby'abantu bitanga, iby'abantu muzabona ibikorwa Amerika ikora, mubona ibikorwa Babutini bakora, ba Kim Jong Un bakora, ibikorwa abamizirima bakora. Ibyo ntabwo ari byo bitanga kuba umuragwa w'ubwami bw'Imana. Oya, oya. Kuba umuragwa w'ubwami bw'Imana ni Imana igutoranya, kuko uruhare rwawe ni ruto cyane. Ubushije narabibabwiye ngo dutera imwe igatera 99. Yasize 99 iza gushakage. Nyamara ibishaka ari kudushaka twese. Bisobanuye ko rero mu isi hatabayeho abarimbuka ntihabaho abajya mu ijuru, hatabayeho abeza ntihabaho ababi. Kandi iryo somo kugira ngo urimenye ko rigomba kubaho, hariho ubuntu we wagiriwe abandi batagiriwe. Niyo mpamvu uzasanga umuntu utagira amaguru usanga uyagira. Bifite icyo bivuze ku bantu babyumva. Usanga umuntu afite amaso hari undi utayagira, bifite icyo bivuze. Umuntu agira amatwi undi ntayagira, umuntu agira umusatsi undi ntawagira. Donc kontereta y'ikintu, hariho umugambi w'Imana n'isomo riba rigomba gutambuka mu kintu ubonye cyangwa wumvise cyangwa uko biri. Iri vugabutumwa rero Pawulo yararibandanyije, arabwiriza, abantu bajya impaka baravuga ngo kubera iki Imana y'Abisiraheli itahaye ibihugu byose kugira ubushobozi nk'ubw'Abayahudi? Kubera iki Imana idashobora twese kutwiyereka? Kubera iki twese tutuzura umwuka wera? Kubera iki twese tutavuga indimi? Kubera iki twese tudahanura? Kubera iki twese tudafite urukundo? Kubera iki se hariho abantu babi? Kubera iki se shitani Imana itayishe? Kubera iki shitani Imana itamurimbuye? Ni isomo utegerezwa kwiga ukamenya ariko ritahujwe n'ijoro.
niyo mpamvu bamwe bagwa abandi Imana bakayibura abandi ntibayibone, wanayimusobanurira ntabyumve. Ntabwo biva ko atashaka Imana, ntibiva ko atayikunze, ahubwo abirebera muri siyansi akabyumvira mu mubiri bigahita bimujabuka cyangwa bikamucomoka. Noneho rero niho abafunga kiwani bo binjirira bagasanga iby'Imana nakayobera bahinga ku bantu batizera cyangwa badafite mwemu yera, bagahita babatuburira bakabiba bakabakoresha ibyo bagomba byose. Harimo abajya kugura imbaraga muri Nigeria, abandi muri Tanzania, abandi muri Kenya n'ahandi hose hatandukanye b'abaprofete n'abapastoro kugira ngo barimbure ubugingo bwabo ariko barimbure n'ubw'abandi. Rero Uwiteka ntabwo ashobora kubwira abantu ngo muzajya mu muriro, iryo tangazo ntiribaho, ariko atanga ibisa n'ibimenyetso kugira ngo we bikubere imburi, bikubere ibintu ushobora kuba attentif yuko hariho gukundwa no kwangwa. Nawe ufite abo wanga, ufite n'abo ukunda, yewe ufite n'abantu wanga tudashobora kugutsindira cyangwa kugutongera ngo bizigere binakunda, bizarangira byanze iteka ryose ugapfa rwose. Hari abantu mudahuje, kandi niko n'Imana iteye, niko natwe duteye koko tuyamukaho. Ni ukuvuga ngo nuza kwitegereza neza, Esawu akimara kumenya ko umugisha bawumaze, yateruye umuhoro aterura yirukankana murumuna we Yakobo ababaye, avuza induru, akomera, yiyamira, avuga ati ishyano riraguye, ibara riraguye. Aragerageza buryo ki umugisha yawugarura arawubura. Biriya bishushanya iki? Bishushanya umuborogo n'amarira n'agahinda abantu bazagira ubwo ijuru rizaba rifunze izi mbabazi, rifunze amarembo y'ubuntu, rifunze donc ntawe ukihabwa kwihana, ntawe ucyemerewe gusanga Imana. Nguriye umuborogo n'umubabaro umuntu azagira, nta rupfu uzabona, nta kintu uzabona cyakumara umubabaro. Undi muntu wigeze abibona ni Yuda. Yuda yagambaniye Yesu azi ko ari ikintu cyoroshye, ariko akimara guhishurirwa ko aciriweho iteka yahisemo kwiyahura, n'ibicera bijugunya mu rusengero. Arangije yigira inama yo kwiyahura. Uriya mubabaro Yuda yagize wo guhaguruka mu birenge bya Yesu agafata icyemezo, agafata decision, yarigishijwe ko kwiyahura ari icyaha, uwiyahuye atajya mu ijuru. Ukabona arababaye cyane, afashe amaguru ye abiri ashoye yo kwiyahura, nta yandi mahitamo ubwo asigaranye, umukama ahabwe icyubahiro. Undi ntangaho akarorero cyangwa urugero ni umuntu witwa Gahini. Imana imaze kwanga Gahini kunza Abeli, yaramuvumye iramuvuga ngo uzaba igicamuke mu isi hose, uri umwicanyi Gahini. Ni ukuvuga Gahini nta hantu afite ho kuba, ntaho afite ho guhagarara, ntaho afite ho gutura. Nimumubwire amahoro umwicanyi agira, nimumubwire kurama k'umwicanyi, nimumubwire gutuza k'umwicanyi. Jamais umwicanyi ahari ni ukuri imyaka 10 abaho ari umwicanyi byarutwa n'umwaka umwe wabaho utari umwicanyi. Buriya umwicanyi abaho nabi, abaho nabi, abaho nabi, mbisubiyemo abaho nabi. Ubu nabo ni akarorero Imana yatanze, ariko utwo turorero twose ndi kudutanga nkwereka igihe cy'iherezo ry'isi, akaga kazagwira abantu banze kwizera ubutumwa bwiza ngo bihane bagere Kristo, abababarira ibyaha byabo, batoranyirizwe kuba baragwa b'ubwami bw'Imana. Undi muntu wagize umubabaro ni uyu mugore wa Aburahamu, navuga utari w'isezerano, Hagayi. Uyu mugore yabyaranye n'umuhanuzi, amutera inda byiza cyane, ndetse yarahiriwe. Mu busanzwe iyo Imana itamwanga yarahiriwe. Ibaze nawe kuba Aburahamu yagutera inda. Ubwo ni nk'abamama, ngira ngo buno ni bakeya bakihangana Butina baterese, ni bake bakihangana Donald Trump baterese, ni bake bakihangana Kapiteni Ibrahim Traoré baterese kugira ngo mugiranire ubumwe. N'uyu Mukaburahamu igihe yari amaze kugira amahirwe yo kugira ngo Aburahamu amutere inda, byari bimaze gufata urwego rw'uko anezerewe, ariko ababazwa, atangazwa n'uko Imana yemereye Aburahamu kumwirukana. Yagize umubabaro ubwo yahungiraga mu butayu,
yanze kosa umwana avamedi apremidi, ngo mu kirengarenga cy'umunsi ubwo yanze kosa uyu mwana ariho hano abasilamu bita imaka, wafata ingingo n'umubabaro yaragize kwanga kosa umuhungu we Ishimayeli. Ntabwo ari uko yari amwanze, nawe warabyaye cyangwa wabaye umwana cyangwa se ufite ababyeyi cyangwa se ntunabagira uri ipfubyi, kubona nyoko yakanga kukosa isaha imwe ukarira, amasaha abiri ukarira, atatu ukarira. Uyu mugore yarababajwe nuko Imana itamugiriye imbabazi kandi ari mu rugo rw'umukozi w'Imana. Rero niho hamanutse marayika aramubwira ngo ngiri iriba, genda uha umwana amazi nawe unywa amazi, nzamugira umurashi ukomeye muri ibi bihugu by'ubutayu kandi nzamugira ishyanga rikomeye. Mu Kinyarwanda bajya batukana ngo urakagwa ishyanga inyuma y'ishyamba. Iyo umuntu akubwiye ngo ugwe inyuma y'igihugu ni ugucibwa, ni ukuba igicibwa. Ni naho rero uyu mugore yahawe isezerano ryo kuba ngo Yerusalemu yo mu isi, Yerusalemu yo mu isi. Kandi noneho ubwo ibi bihugu byose by'Abarabu nuza kubyegeranya uraza gusanga monde birimo, classe birimo, espace birimo. Ni isezerano nabo barimo ngo rizaba ishyanga rikomeye. Koko Irani ntiyoroshye, muzi intambara yayo na Amerika na Isiraheli. Kudatsindwa kwa Irani ni iri jambo Imana yavuze ibwira uyu muhungu, iramubwira ngo azaba umurashi wo mu butayu. Ariko imukuye mu rugo, hasigaye Isaka, hasigaye Sara, hasigaye Aburahamu. Kandi wibuke uyu mupapa n'abana babiri. Abana babiri ntabuzi iby'abagaburira. Aburahamu yari umukire, umuntu wakiza abashyitsi batatu akabazimanira inka. Ntabwo Aburahamu yari umukene, ariko umutima we uba dese yo kwirukana ikitari isezerano. Uyu munsi wa none rero niba ijambo rivuze ngo nzagirira impuhwe uwo nzazigirira, nzababarira uwo nzababarira, ngo kandi ibyo ni ko Imana ibigomba cyangwa ni ko ibishaka. Ntabwo biva mu ishyaka ryacu, ntibiva mu muhate wacu, biva mu buntu bw'Imana. Uyu mubabaro rero aba bantu bose mbaye nk'uvuga aha ndangije kuvuga bagize, niwo mubabaro abantu bazagira ubwo izi mbabazi zizarangira. Nta kinyabiziga kibisikana n'ikindi, nta ndege iguruka, intebe y'imbabazi Yesu ayihagurutseho, umuntu ageze igihe none uhabonesha. Ibi turi kuvuga umuntu abyumvira mu mwuka, akabisobanukirwa mu mwuka, ariko hari ivugabutumwa rizaza twebwe tumaze kuzinga karago, twebwe tumaze kurangiza uyu murimo. Hari ivugabutumwa rizaza Yesu abihamirisha ibikorwa n'imirimo n'ibitangaza. Icyo gihe ntabwo hazaba hariho kukubwira ngo ihane, hazaba hariho kubona ibiri kuba. Shitani azaba noneho yongeye kugenda n'amaguru, shitani azaba ari gukoresha inkomezi ze zose uko agomba, uko abyumva. Bazaba bamuzituye kubabaza no gusohoza rya jambo hasi nakubwiye. Iri jambo rizasohora rigaragaza ko iki gihe turimo harimo kubwira uti Imana ibahe kandi ko kukahabura, ese ikorera kandi ko kukahabura, ese Imana nayibona kandi ko akayibura, ese Imana ubundi ibaho kandi ko akayibura. Imana ntabwo iyo iramutse ikuyeho iri somo tukayibona twese ubwo nta warimbuka, ariko icyatumye Imana yihisha tukayibona mu mwuka, tukayumva mu mwuka, igakorera mu gice cy'umwuka, kwari ukugira ngo mu gihe nk'iki haboneke umwana wo kurimbuka, haboneke n'ujya mu ijuru, haboneke umunyamugisha, haboneke n'umunyamuvumo, haboneke. Bibiliya iravuga ngo murabi gukora, ngo hari inzabya zo gukora ibiteye isoni n'inzabya zo gukora iby'icyubahiro. Urugero nk'izi tuwarete siyeje zikora ibiteye isoni kuko bazinywamo. Hari imirimo nyine igayitse. Hari ubuzima rero bugaragaza ko hariho abanyamugisha, hariho abanyamuvumo, hariho abantu bazarimbuka, hariho abantu bazajya mu ijuru, hariho abantu Imana igomba kwiyereka, hariho n'abantu bagomba kuyishaka bakayibona, hariho n'abandi babyumva mu migani, mu bisakuzo, hakabaho vurema yumva tuvuga atazi iyo biva n'iyo bijya. Kandi ntiwamurenganya kuko ibyo bintu nanjye mbaye mfite ubushobozi nabisobanurira umuryango wanjye, nabibwira abo tuvukana, nabibwira inshuti zanjye. Ariko niba Imana ikubwiye ngo njyewe ndaza kuvuga ibi ndi kuvuga, nimara kubivuga hari umuntu uri bubisobanurire umutima wawe, ntabwo ari jyewe. Niba atabigusobanuriye ntabwo nakurenganya ko utabyumvise. Niyo mpamvu mu rugo rwanjye shobora gukizwa umugore ntakizwe, umugore ashobora gukizwa umugabo ntakizwe, abana bashobora gukizwa ababyeyi ntibakizwa, ababyeyi bagakizwa abana bagapagana. Ntabwo agakiza kuko ngafite ngaho uwo ushaka ngo nkamuhe.
ntabwo kuba senga nabiha inshuti yanjye, ntabwo kuba ndirimba nabiha uwo ngomba. Niyo mpamvu uza gusanga n'aba nakweretse Imana yatoranyije byaturutse mu bugombe bwayo, n'aba ngaba Imana rero itatoranyije byaturutse mu bugombe bwayo. Imana ishobora kugukinisha orere yo kuroga aba barozi bose bavuye mu nda za ba nyina. Imana izi ko bazaba barozi, aba bantu b'abasinzi, aba bantu b'abicanyi. Donc aba banyabyaha tutazi iherezo ryabo, harimo abanyabyaha bafitirwa ubuntu bakazihana bagakizwa, harimo abazabipfiramo. Ariko ibyo byose twebwe biradutunguye, ariko ku Mana nta gishya kirimo. Niba Imana yarakubyariye ariko ikagukinisha orere yo gukizwa, amen, ubwo urahiriwe nyine, uraserebura, urafeta uwo munsi mukuru. Niba rero Imana ikubyaye ikagukinisha orere yo kuroga, ntabwo ari impanuka, ubwo uri umukozi wa shitani. Ariko ibyo uri gukora n'ibyo ubamo, hari imbaraga zigutwaje igitugu. Akarorero, niba ubasha kubona umusazi ko ayobowe n'abadayimoni, ariko ntubashe kubona abakorera ijuru, abakozi b'Imana bayobowe n'umwuka wera, ubwo urumva ni weakness mu gipande kimwe cy'iby'umwuka. Uyu munsi wa none rero umuntu yaturutse ku Mana, ndaguhamiriza nerekeza ku musozo, azasubira ku Mana. Umuntu azasubira ku Mana koko yahaye agaciro amaraso Yesu yatuviriye, yahaye agaciro uriya musaraba, yahaye agaciro kwambara ubusa, yahaye agaciro ibivugwa nijoro, ibitangazwa nijoro. Imbabazi uzazisaba uzazihabwa, ariko abinangiye umutima inkota y'Uwiteka izabaye cyane rwose. Niyo mpamvu uyu munsi wa none nta bushobozi dufite bwo kuburira abantu mu buryo bweruye, kuko nibi tubivuga umuntu atubwira ko turi ibijuju, turi mu bitutsi, we abyumva, kandi si twamurenganya nanone, kuko mu busanzwe icyo umuntu amaze kumenya aba akizi, icyo atazi ntacyo azi, aba ari nk'igitambambuga. Niyo mpamvu Stefano yavuze ngo Imana ibababarire ntimuzi ibyo mukora. Yesu aravuga ngo Uwiteka abaharire kuko mutazi ibyo mukora. Ariko aravuga ati iki gikombe kindengane. Ntabwo abantu batwanga ko dukijijwe, harimo ababikorera ubugome, ababikorera ubwenda, ariko benshi ntabwo baba bazi ibyo ari byo. Shinaragwana ribarikiwe. Yego, nuza rero kwitegereza uraza gusanga iri jambo hano dusomye ni isomo Imana yagaragazaga ryabeza ababi, abazajya mu ijuru, abazajya mu muriro, abafite ubwo buntu, abatabufite. Ikibazo rero, ubu buntu wahawe ubwanjwaho ubupfusha ubusa, ariko ijambo ry'Imana rero ngo ubwo buntu ntimubupfushe ubusa. Niko Pawulo yabwiraga Timoteyo, kuko Pawulo rero amaze gutahura ko aka gakiza abandi barakabuze. Uyu Yesu abandi baramwifuza ntibamuzi, Data abandi baramwifuza aku nabari, mugabo twebwe, haleluya, twebwe peke yake, twebwe sinzi uburyo umuntu yabihimbazamo, uburyo umuntu yabinezerwamo, uburyo umuntu yabivugamo, ariko umukama aninahazwe iteka ryose. Nukuri ndashimye cyane rwose. Turagushimiye Mwami Yesu kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi. Ni wowe washyigikiye abatubanjirije, ugaragaje ko ubabarira ugomba, ugakiza ugomba, ubohora imitima ushatse, ukaboha n'iyo ushatse. Muri wowe hagaragayemo ko ari ubugombe bwawe, si ishyaka ryanjye, si umuhate wanjye, ahubwo ni wowe Mwami. Ngaho rero nyaguhora ku ngoma. Niyo mpamvu ngo niturangiza ibi byose tuvuge ko turi abakozi b'imburakimazi. Natwe turabivuze koko, niwe mukozi w'umuhanga wateye intambwe 99 ukaducungura. Twebwe twakwizeye n'abandi bari kukwizera, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi. Ndakwinginze iri jambo ryawe rihindure benshi, rifashe benshi, rihagurutse benshi, riyobore benshi. Icyubahiro kibi cyawe Mwami. Ndagutakambiye ciye bugufi Yesu, ubu butumwa tutangaje n'ubutumwa bubohora, n'ubutumwa butabara, n'ubutumwa bumenyesha, mu izina rya Yesu. Twanze uriya mubabaro bene wacu bagize ubwo bababaraga cyane ubaciriyeho iteka,
abandi nabo ubwo bariraga umugisha babonye ko uwubanyaze, abandi nabo ubwo bavugije induru bagasemerera babonye akaga kabagwiriye. Twanze kuzarira ngo duheke amenyo, twanze kubabazwa na shetani, turireze, turishikanye abafafara imbere yawe. Ngaho rero Mwami, udutondekere, udushyire ku rutonde, amavi yacu aguma gupfukamira, amaboko yacu aguma gukorera, kandi intambwe zacu zigume zigukurikira. Uduhe ubutunzi bw'iby'umwuka n'iby'umubiri, uduhe kuba baragwa mu mugisha mu by'isi, uduhe kuba baragwa mu mugisha wo kuzabana nawe iteka ryose. Ducire bugufi ijambo ryawe, uninahazwe uhimbazwe none n'iteka ryose. Amen. Turagushimiye rero we wabanye natwe, umwami Yesu aguhe umugisha ibihe n'iteka ryose. Amen.